ariko kubw'ubuntu bw'Imana haboneka bakeya babwakira dushingiye ku ntumwa za Yesu burya nabo bavukaga muri uyu muryango. Abandi baravuga bati uyu si Mesiya ndetse baramwica, niyo munsi baracyamutegereje ko azaza, uretse ko azanaza aje mu bwiza bwe bakamubona. Ariko twebwe abanyamahanga kwinangira imitima kwa Bisiraheli kwaduhindukiye umugisha, nako agakiza gatuzaho. Nuko byaje iwacu kandi biza byoroshye bitarimo amategeko menshi, birimo kwizera gusa. Ibintu twicayemo twabihawe abandi babitaye. Paulo yigeze abwira abakorinto abaroma arabwira ati ariko ntimuzirarire ngo mwirate, kuko kutizera kwa Bisiraheli kwatumye Imana ibahanyura itandukana nabo kura kutayizera. Namwe kubera kwizera muraza mubana nayo mumeze nk'igiti cy'ingurukira. Igiti cy'ingurukira yaravuze ngo simwe muteye ku giti, ngo si igiti giteye kuri mwebwe, imwe mu giteyeho. Hari abantu bagiye babona ibintu by'ubuhinzi ukabona igiti bagifashe aravoka, hari uburyo babikora bagacomeka mu igiti kindi cy'umwembe, bagafata ishami ry'umwembe bakawutera kuri avoka, hanyuma ukabona ako gati ako gashami bacometse mu giti, agashami kakivanamo amakakama kayakura muri cya giti kakera imbuto. Uniko tumeze natwe abanyamahanga, nta gashami kacometse mu masezerano y'abandi. Mpamvu muri ZABURI ntabwo yari yacu, Tangiriro ntabwo ryari ryacu, ibitabo bitanu bya Mose ntabwo byari ibyacu. Nyamara bo tuvomamo amavuta, tuvomamo amakakama, tuvomamo amata dutunga, ukumva ukuye mu byari by'abandi ubayeho. Zaburi ya mbere. Ikaba ari turimo dushima Imana ku bikorwa byinshi iba yarakoze. Turashima rero korali Maturuse ari mu ruhangiro, Imana ibahe umugisha. Mwahageze kare, narebye ukuntu mwaje munatanga ba hano, hari ntibarava muri Kongo zagoma ntibarambuka, ariko mwe mwafuza ibyanyu muza kwifatanya natwe muri kino giterane cyiza. Reka rero tuvuge ku nsanganyamatsiko y'ijambo tuzakomeza kuganiraho uyu munsi n'ejo no ku cyumweru. Yanditse mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 39 niho tugiye gusoma, kandi twatiwe kudutaha saa 2. Rero ntabwo ntinda, ndafata umwanya muto kugira ngo tuze kumvana none indirimbo nyinshi zisigaye twateguye. Ariko mbere yuko tuza gukomeza kuva abaririmbyi, indirimbo zose dufite zibyarwa n'ijambo ry'Imana. Haranditse rero mu bice 10 mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo umurongo waho wa 39 haranditse ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Bivuze ko gusubira inyuma bisobanura kurimbuka. Abantu mwese muri hano nta mpamvu yo kurimbuka, twaramaze kumenya ukuri. Ibi bintu turimo nibyo, kandi Yesu arabyishyuye arabiduha, tubihabwa biturutse ku bandi batubanjirije, turabihererekanya natwe bitugezeho. Uyu mwanditsi yaravuze, usomye igice cyose cya 10 usanga ngo yarimo abihanangiriza kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya. Twebwe biratworoheye kuvuga Imana, ariko utekereze ubutumwa bwiza buza bukakirwa n'abantu bamaranye idini ry'Abaheburayo cyangwa se ry'Aburahamu rimaze hafi imyaka 1500. Yesu yaje hari idini rimaze imyaka 1500 bafite amategeko ya Mose, bagomba kuyumvira bazi ko ari bo bonyine bari ku isi bafite Imana. Twese turi abanyamahanga tutagira Imana rurema, nk'uko Petero yabivuze. Haza kuza ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu Kristo. Abo ngabo bamaze kumva buje baravuga bati ntabwo buhuye n'ibyo twizeye. Ndavuga Abaheburayo abangaba nyine aba, ariko kubw'ubuntu bw'Imana haboneka bakeya babwakira dushingiye ku ntumwa za Yesu burya nabo bavukaga muri uyu muryango.
abandi baravuga bati uyu si Mesiya ndetse baramwica, n'uyu munsi baracyamutegereje ko azaza, uretse ko azanaza aje mu bwiza bwe bakamubona. Ariko twebwe abanyamahanga kwinangira imitima kwa Bisiraheli kwaduhindukiye umugisha, nako agakiza gatuzaho. Nuko byaje iwacu, kandi biza byoroshye bitarimo amategeko menshi, birimo kwizera gusa. Ibintu twicayemo twabihawe abandi babitaye. Paulo yigeze abwira abakorinto abaroma, arabwira ati ariko ntimuzirarire ngo mwirate, kuko kutizera kwa Bisiraheli kwatumye Imana ibahanyura itandukana nabo kura kutayizera. Namwe kubera kwizera muraza mubana nayo mumeze nk'igiti cy'ingurukira. Igiti cy'ingurukira yaravuze ngo simwe muteye ku giti, ngo si igiti giteye kuri mwebwe, imwe mu giteyeho. Hari abantu bagiye babona ibintu by'ubuhinzi, ukabona igiti bagifashe aravoka, hari uburyo babikora bagacomeka mu giti kindi cy'umwembe, bagafata ishami ry'umwembe bakawutera kuri avoka, hanyuma ukabona ako gati, ako gashami bacometse mu giti, agashami kakivanamo amakakama kayakura muri cya giti kakera imbuto. Uniko tumeze natwe abanyamahanga, ni agashami kacometse mu masezerano y'abandi. Mpamvu muri ZABURI ntabwo yari yacu, Tangiriro ntabwo ryari ryacu, ibitabo bitanu bya Mose ntabwo byari ibyacu. Nyamara bo tuvomamo amavuta, tuvomamo amakakama, tuvomamo amata dutunga. Ukumva ukuye mu byari by'abandi ubayeho. Ibi byose mwaririmbaga ntabwo byari ibyacu. Hari igihe twabaga mu isi tutazwi, tutagira Imana rurema, twibereye gutyo imyaka kandi myinshi. Ejo bundi mu myaka 2000 ishize nibwo Kristo yaje mu isi, atanga itangazo avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Iryo jambo mwese rituma nanjye nzamo. Muri byavuze ukubuntu bwinshi busaga, twemewe n'Imana ihoraho. Kutwemera turi abana bemewe, turi abana bo mu rugo, kandi byacu twebwe ntabwo bizongera kwigwaho, byizweho. Abayisiraheli nibo bazaza badusanga. Muri byavuze ngo bamwe baragwiriye abandi bari mu nzira, ariko ibi bintu byacu byizwe neza. Yesu abyiga neza, aravuga ati ngiye gutanga agakiza ku bantu bose, unyizera wese atagira gute, atarimbuka. Ibyo turirimba, ibyo tuvuga, twabihawe ku bw'ubuntu bw'Imana. Ikiduhuza n'Imana rero ni ikintu kimwe, ari nacyo ndatindaho kugira ngo tuze kumva ijambo ry'Imana mu ndirimbo. Ikintu kiduhuza n'Imana ni ikintu kimwe, n'icyagutanya n'Imana ni ikintu kimwe, ni ukuyizera. Nta kindi, ntacyo upfana n'Imana keretse kuyizera gusa. N'abantu badakijijwe na kindi cyababayeho banze kubyemera, baravuga ati ibingibi ntabwo tubyemera, barabyanga. Uyu wandikiye Abaheburayo rero ntabwo ari Abaheburayo bose, ni Abayuda bamwemeye, n'abamwemeye. Bivuze ko n'abamwanze baramubambara napfa, ariko Abayuda bamwemeye. Uyu mwanzi ugiye kubandikira arabwira tumva rero, ndabizi ko mushidikanya kuri ibintu turimo, mukajya mubyibazaho niba ari byo niba atari byo. Aravuga ngo ibi turimo nibyo, ntimukwiye gusubira inyuma ngo murimbuke, ahubwo mukwiye kwizera ngo musingire ubugingo bwanyu. Natwe twicayemo nibyo. Mu bintu byiza ujye wishimira ko Imana yaguhamagaye, bikunezeze. Nkunda indirimbo y'108. Ira ndirimbo ikintu yikundira, nkunda igitero cya mbere. Yaravuze ngo ngende umukirisitu, ntituzi idini rye, ntituzi inshingano afite. Yavuze ngo ngende umukirisitu, aravuga ngo nzahora ndiwe. Ni ukuvuga ngo tugira abantu bababo ariko ntibahore ari bo. Aravuga ngo mu bintu bingahe byose ngeze byari kugupfa. Yari yaramenye icyamubayeho. Ibi bintu iyo bimenye ukamenya icyakubayeho, Satani uramucyura ukamubwira Satani vaho, nzuwo nizeye uwo ari we. Yaravuze ngo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Hari kandi yavuze kandi ejeje, yaravuze ngo naho igihugu cyose cyanseka. Dukwiye kuba barokore kugeza ubwo abantu baduseka tukishima. Bagutuka mu muryango bakwita ko wasaze, n'ubundi nyine nta kindi bakora. Njyewe y'umuntu ibintu byacu abisuzuguye akabituka, ntabwo andakaza, mbona ko ari injiji.
umuntu injiji ni umuntu wagombye kubaza ibintu akaba atabizi. Ndavuga se uyu muntu ko atuka ibyo atazi. Niyo mpamvu Stefano agiye gupfa bamuteye amabuye yaravuze ngo mwami izi ni injiji ntobareho icyaha kuko icyo bakora bata ibaza umuntu ukora ibintu atazi. Yaravuze ngo kuko ibyo bakora batabizi umbabarire uhanagure ubugoryi bwabo kuko ibyo bakora batabizi. Paulo nawe w'umuheburayo kwa Benjamini amaze guhura na Kristo, amaze kuva ku ishuri atarakizwa, yavuye ku ishuri baramubwira bati hari abantu basaze baraza basanga ideni ya Mose, none tuguhaye akazi urenganya abarokore ubice ubatatanye. Ni dogiteri muri Durwa, yize amategeko, yize Pentateuque, yize Tora, ariko ntagazi Yesu. Aje rero bamuha akazi ati bari abarokore bari hariya, abirukangaho. Uwa mbere yicishije amabuye ni Stefano. Nusoma neza uzasanga ngo abishe Stefano yarababwiraga ati mu myenda nyifate, amaraso agiye kugwa, mugiye gutera Stefano amabuye, muze kumpa imyambaro yabo nyifate umutera amabuye. Maze Stefano rero abwira Imana ati nubwo ngiye gupfa aba bantu bari hano ninjije ntago bazi ibyo bari gukora kubareho icyaha. Nahari gusengera Paulo uyoboye igitero cyagiye kwisha Stefano. Stefano burya ari masenga hari mu uyoboye igitero niyo bashyize imyenda yabo ku birenge bya Paulo cyangwa bya Sawuli kuko ari wo uyoboye icyo gitero. Ariko avuga ijambo ryiza aravuga ngo Mana ubabarire kuko batazi icyo bakora. Imana iravuga ati dusije rwose mubomba bariye rero muri literaniro mpereye ku muyobozi wabo mbabariye Paulo cyangwa se Sawuli ntabwo azi icyo akora. Buke Kristo amufatira mu nzira, mufata agiye Damasiko agiye kurenganya abakristo, amufashe uko byagenze murakuzi, ariko aramumenya aramwizera. Agiye kwanakira umuhungu we Timoteyo yabyaye mu kwizera, aramubwira ati ndashimira umwami wacu Yesu Kristo kuko yabonye ndi wo kwizerwa akangabira iki umurimo we. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'umunyarugomo n'urenganya, urumva nari umutukanyi n'umunyarugomo n'urenganya. Avuga ijambo ryiza aravuga ngo ariko Imana yarabimbabariye kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Ndashaka kubabwira ko abantu bizera ni abantu bajijutse. Ibi bintu turimo rero mukwiye kubikomeraho. Nubwo waba ufite ibibazo n'ingorane, ibaza ibibazo ufite ugeretseho ubupagani, ugeretseho ibyaha. Reba umuntu musangiye ibibazo, musangiye ingorane atagira n'uwabwira, naho wowe ujya uvuga ngo ni data wa twese mwiza azi iki kandi aratuguyaguya agatumide Satani. Dufite umurengezi nta mpamvu yo kugwa. Uyu mwanditsi rero agiye kwandika yandikira abantu bari mu mayira abiri bibaza niba basura mu mihango n'imigenzo ya kera, bavuga ati ibintu turimo nibyo, ariko arababwira ngo nibyo, arababwira ngo ariko haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntabwo azatinda. Aravuga ngo muri iyo minsi azaba ataraza umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'iki no kwizera. Namuzi ko umuntu yizeye abaho, iyo umuntu yizeye abaho. Bamwe muri mwebwe muba mwarasaze, muba mwarataye imyenda mu nzira mutogura amashe mu muhanda, ariko mwarizeye mubaho. Bamwe muri mwebwe ingo zanyu ziba zarasambutse, ariko warizeye ugira gute ubaho. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntabwo azatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'iki no kwizera. Abanyakwizera bajya babaho. Iyo tutizera ntituba turi hano. Ni Imana yaguhaye kwizera, ibiguhaye kubaho. Kwizera egare kubaho, kwizera egare kubaho iteka. Uzi ko iyo wizeye ntabwo ubaho none gusa, ubaho none ukabaho no mu gihe kizaza. Niyo mpamvu rero yababwiye ngo ariko uzaza ntabwo azatinda, ariko mu gihe tukimutegereje umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'iki no kwizera. Ariko nasubira inyuma umuti wanyu ntabwo uzamwishimira. Bano bantu bavuga rero batanga umwanzuro ko tujye gutanga mu kanya, baravuga ngo ariko twebweho sibyo korari gusa uzavuga ati ariko ngeweho rwose uzigenda ubivuga, ubibwire Satani, ubwire abadayimoni, ubibwire iminsi, ubibwire ijoro, ubibwire amanywa, ubibwire indwara, uyibwire ngo ariko twebweho. Abandi nibabireka, niba bivamo ukabona korari babiretse kurepeta, hakaza amagambo bakavuza induru mu itorero bakabireka, uzavuga ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dusingire ubugingo
bwacu. Iby'agakiza ujye ubikinege mu by'umwuka, ibintu byo kumenya Yesu ujye ubikinege, ujye uba wowe. Tukajya uba muri association ngo wicare mu gikundi cy'abantu muhuje inshingano, muhuje korari, ujye uba wowe. Imana guhamagaye wenyine, n'imbere ya ntebe uzahagararayo. Wa muri imwe ntabwo yavuze ngo tuzahagararayo, yaravuze ngo imbere ya ntebe nzahagararayo, nzabajyanye iminyago nyishiki. Urabona ko mwaje korari Alliance, korari Amahoro, korari Betania, buri wese twaje mu magrupe mu matsinda, ariko imbere ya ntebe kila mutu atauchukua muzigo wake. Uzahagarara wenyine, madamu ntazakuburanira, deja ntazagufasha, cyangwa pasire wawe nta recommandation bazazana ngo umuntu azahagarara imbere ya ntebe kandi ntabwo uzanicara. Impamvu byise guhagarara zabari mu rukiko ntibajya bicara, hicara abandi baje kureba, ariko ababurana umuntu aburana ahagaze. Mwigeze mubona ababurana babicaye? Uzahagarara ngo umurike ibyo wakoze ukiri muri ubu buzima. Niyo mpamvu ukwiye kuba mu bintu by'umwuka, ukwiye kubikinege. Imana yaguhamagaye wenyine, uzataha wenyine, uzisobanura wenyine. Niyo mpamvu udakwiye kugwa, abandi nibagwa wowe uzakomeze guhagarara. Nubwo twese twahuriye mu rusengero ariko ntabwo twavuganye. Korari umwe yaje ukwe, undaze ukwe, ni nako bizagenda. Uretse Imana uzamuhamagana ku giti cye. Mu by'umwuka uri kinege, tukwiye kugwa rero. Hano ukwiye kureberaho, uko ushobora kurebera ku muntu akabona ukagwa. Yesu yatubwiye ngo mutumbire Yesu wenyine. Niwe banze ry'iki ryo kwizera. We ntiyaguye, Yesu ntiyaguye, yihanganiye umusaraba, tuzakomeza kumuhanga amaso. Mu bantu nkunda muri Bibiliya nkunda Yobu. Nkunda Yobu, ibi bintu bihagazemo neza. Ari mu ntwari zo kwizera. Sinza gutinda, ndashaka kubwira gusa ngo ibintu turimo nibyo. Icyambere ni ukuri, ni bizima kandi nibyo. Niyo ba isi yabituka, niyo isi yaterana ikadutuka, twebwe icyo tuzi nuko ibyo batuka ntibabizi, nabo ntabwo babimbenye, twabarenganya. Twe twamaze kubimenya ibi bintu by'agakiza, mu bigumemo ibizima. Imana yaguhamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora, izatugezayo. Mu byo nkundira Yobu, mukundira ibintu bitatu. Icyambere nkunda ukuntu agakiza ke katari gahagaze ku bintu atunzi. Mukwiye gukunda Imana mutayihuje n'ibintu. Ngo Imana uyikunda ariko wariye, niba byanzuye uyange urwane nayo, oya. Yobu yubahaga Imana, bamwe bavuga ko Yobu yari n'umwana. Ngo nta muntu n'umwe n'umusoma igitabo cya Yobu ngo wari ukomeye nkawe. Ibaze bavuga ko yari umuyobozi, ariko ngo yari umukire w'umuherwe uzwi. Ari cyantangaje, yakundaga Imana ku rwego ayirutisha ibintu byose, kugeza ku rwego Imana imwirata. Imana ijya yirata abantu, Imana igira abantu yirata, ikajya yicara ikavuga ati mfite abantu. No muri uru Rwanda irabagira. Imana igira abantu yirata, ikavuga ati mfite abantu, mfite umukobwa, ikagira umukobwa yirata, ikagira umusore yirata. Imana igira abagabo yirata, ikamufata ikamwirata, ikayimubwira Satani. Njambwira abarokore ko dukwiye kuba abarokore kugeza ku rwego Satani dutangira ubuhamya. Imana yo n'ubundi iradukunda. Muri byavuze ngo yambonye amaraso ntanyita ukiranirwa, yadusiga n'amaraso ikavuga ko nta kibazo. Ariko kugira ku rwego Satani bamubaza bati umubona ute? Umubyumve, mvuze Satani se mvuze Imana. Satani akavuga ati rwose Mana ibyo uvuze nibyo. Uzi ko Imana yabajije Satani, ntiyabajije abandi barokore, ntiyabajije perezida wa korari, ntiyabajije pasiteri. Yavuze ati se Yobu umubona ute? Imana ibanza kuvuga rikodi uko imubona. Yaravuze ngo wabonye ko ari umuntu ukiranuka akirinda ibibi. Urumva Imana zikiza ibintu byunesha. Uzi ko ibintu wirinda Imana ibizi. Wabonye ngo iramubwiye ngo wabonye ko nta muntu n'umwe wahanye mu isi. Uzi ko Imana ifite aho yakwanditse. Uzi ko mwese rwo mugende Imana ifite ahandi kwandika, ikamenya urwego ikwandikaho. Wabonye ko ni umuntu ukiranuka akirinda ibibi. Satani ikintu cyantangaje, Satani yaravuze ati ndabyemera. Reba hano Satani yemera ko yobakiranuka. N'ukuntu muzikunda twanga, ukunda turega, adushaka impamvu yamubona y'icyaha. Yari kuvuga ati hari akantu muziho,
kuri telefone ye, kuri kompiyuta, mu isoko, yagarura muri karitsiye, afite utuntu, yabuze icyaha. Imana yamubwiye ngo wabonye ko akiranuka akirinda ibibi. Yo Satani avuga ati ndabyemera. Ziko yabyemeye. Mujye mukiranuka mugeze Satani abatangira iki? Ubuhamya. Ngo n'ugukiranuka wenyine rero nta muntu ukureba. Yari gukiranuka kwacu kwitorero no gukiranuka uri wenyine nta muntu ukureba mu by'abandi, uri wenyine mu cyumba cyawe aho urara mu mutima, ibintu byawe nta muntu ukubona. Satani kuko hajya hose abakureba, kurya Imana gutangira ubuhamya. Satani avuga ati nange ndabyemera. Ariko Satani aravuga ati timaze iminsi nibaza impamvu akiranuka ahubwo. Imaze iminsi mbyibazaho. Nazerereye nibaza iki imbaraga zikura he zo gutuma yirinda ibibi. Yobu yirindaga ibibi ku buryo ku mugoroba wajyaga yicara akavuga ati ariko abana banjye we nta byaha bakoze ku mashuri yo bagiye. Abana banjye nta bintu bakoze, undi batukanye, undi barwanye, mu birori bavuyemo no mu bukwe. Ubu koko bagarutse nta cyaha. Kabwira Imana ati Imana nubwo ntazi by'abana banjye bakoze, ngiye kubasabira imbabazi. Tababarira abana banjye, sinzi yo biriwe, sinzi ibyo bavuze mu bitaramo yo bagiye. Akayisaba imbabazi z'abana kandi bo barabarukuri. Ngo bukeye rero Satani abwira Imana ati rero ngewe nakoze ubushakashatsi sanga nta muntu ugira biriya biryo. Wagira abana 10 bambese kuriya beza batarwara n'umutwe, ukagira ziriya ndogobe, ukagira ziriya nka, ukagira ariya mazu ama etage. Yarafite ama etage. Yobu yagiraga etage mu myaka itazwi. Yagiraga etage imbere y'imyaka, abafite ama etage yo bagize etage kera. Maze ikintu Imana yaravuze ngo Yobu kunyubaha kwe ndiguterwa n'ibiryo namuhaye, ndiguterwa n'imyambaro afite, ndiguterwa n'amazi afite, ndiguterwa n'abana. Yobu arankunda gusa. Ndabingiga mukunde Yesu kandi muzamukunda uko byabaye byiza. No mu byago muzaririmbi. Bimeze nabi mujye mushima Imana. Nubwo turindire ko bimbera neza uzashima Imana. Niyo mpamvu bose ngo ari yazishima Imana. Ujishima Imana, gushima Imana ujishima. Bikimeze kwa kundi nta kirahinduka, abantu baguseka, ujye ubwira Imana ati uri Imana. Ubwira Satani ati ndafite ishimwe. Ni abantu bose bavuga ko nta dufite, ujye urirema, uryenge, urishakire ubwatsi, uriteke, uribone. Muri ibyo bango bari imigisha nonaha y'Imana yakugabiye. Yobu yubahaga Imana kugeza ubwo ayubaha bidashingiye ku bana, ku biryo, ku buzima, ku nshuti, ku rugo rwiza, ku bana beza. No, yakundaga Imana. Imana ibwira Satani ati Yobu nkunda bidaturutse ku namuhaye. Satani ati none rero ngewe nyemerera ngende umurambure ukuboko mbimare ureka atagutuka. Aravuga ati Yobu naho hazi ibyago byinshi mu namahoro. Iyi ndirimbo bazeriya Yobu, naho hazi ibyago byinshi Yesu rero, Yesu n'umukiza naho ndiho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka Yesu ambibyo kena byose. Uzi ko Satani yahawe ikiraka? Uzi ko wasanga nawe ihari ikiraka cyaba kiri wowe mu rugo? Mbibutsa aka kantu, ibyo byabaye kuri Yobu ntabwo Imana yabanje kugisha Yobu inama. Hari ibintu bitubaho nta nama bakugishije, nta nama babwiye ngo Yobu ngo wihangane, wowe wagize amahirwe n'ibyo urimo barabikubwiye. Imana yagutumyeho umuntu ikubwira urugamba ugiye kujyamo, wowe bakuriye n'urwara. Wowe bakuriye n'urwara bati rero imbere yawe hari urugamba umere gutyo. Wowe nibwo wigira gutyo wipfusha ubusa. Nibura bakuriye n'urwara warunabizi. Yobu wegiye kubona gusabona mu gitondo inziguye ku bana. Mu gitaramo yashinguye abana 10 bapfiriye umunsi umwe. Wowe uravuga ngo umwe yarakunaniye, ariko niba aranagenda ntarapfa, aranagenda mu nzira. Wowe yarakunaniye ariko aranahari. Nubwo yakunaniye ariko arahari cyanagenda. Nibura yejo yagaruka. We ntago abana bamunaniye, barapfuye. Hagara abana bamunaniye ahubwo barapfuye. Yashinguye imirambo 10 ingunga. Kandi ari umuntu uzwi, ubaha Imana, wirinde ibibi. Ntago byarangiye kandi ngo abasheba baraza bibingamiya n'indogobe byose babyibira rimwe. Byabaye mu minsi icyumweru kimwe. Yobu yarakennye
asigara nta mwana, asigara nta mugaragu, asigara n'umukecuru we, nta kintu, nta bantu. Bya bindi yavuze ngo yasizwe iheruheru, Yobu yasigariye aho. Ariko ikintu yari afite kitibwa, kidasha, kidapfa, n'ibyiringiro. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mugi. Yasigaye ihero ariko yari afite ikintu kimwe yagumanye. Icyo nshaka ko tugiye gusengeramo namwe mu kigumbano, mugumane ibyiringiro, mugumane kwizera. Umuraba uzaza, byose bizahindagurika, ariko mugumane iki? Kwizera. Yobu rero agumana icyo kintu. Mu rupfu, mu byago, mu gahinda, muzasome abantu baramusuye, inshuti ze baramucyurira. Iyo umuntu rero ahuye n'akaga, bamushakira n'ibyaha, bamubwira ati Yobu, ihane neza, wature, ntabwo ibintu byakubaho, nta byaha ufite. Aravuga ati ntabwo ndi iryaryo, nta cyaha mfite, ibyambayeho ndi bituka ku byaha mfite. Bati none se nindi wigeze ubona muri karitsiye umera nkawe? Ko n'abasinzi nta bibazo nk'ibi bagira. Murabona abantu bajya bibacyurira, ukundura umuntu w'Imana, uriharika, uritwararika, ariko ibyago n'amakuba biwawe. Baramubwira ati karitsiye yose ninde wigeze ubona n'umwe wahuye n'ibi bintu? Si wowe. Atugomba kufite ibyaha wabitse mu mutima, atura. Ngo babaje kumara iminsi 7 ngo batarya batanywa bifatanyije nawe, bukiye bati tumva twakwatuza, tukatura neza. Hajya umuntu ukora ahora n'ibibazo n'ingorane, bakamushakira n'ibyaha, bakabihiga, bakabibona, bakabirema. Yo baravuga ati ntacyo umutima wanjye ndeka, nta umutima wanjye ndega ikibi, byavuye kuwiteka, niwe wabimpaye, ni nawo bijyanye. Ikintu cyantangaje nuko Yobu mu bibazo yagize yakomeje kuyivuga neza. Mujye muvuga Imana neza bitaremera, ntimurindire ko izabasubiza. Mujye muvuga Imana neza, mugenda muyivuge murwaye, muyivuge bimeze kwa kundi, uyivuge ufite amadeni utazi naho nuko bizagenda, uyivuge bakwanze, uyivuge neza, uyivuge ugenda, uyivuge iri koga, uyivuge uryamye, uyivuge uri mu nzira, uyivuge uri mu isoko. Mujye muvuga Imana neza bitaremera, bikimeze kwa kundi muyivuge neza. Iyo uvuze Imana neza muragendana, iyo uvuze Imana neza muragendana. Hari abantu babiri bo murema wose bavuze Imana, umugore n'umugabo bavuga Yerusalemu, bavuze Yesu, bagenda bavuga Imana, bayivuze ibiraje, igendana nabo bafite agahinda n'umubabaro. Nuvuga Imana neza, ibibazo ufite bizashira utabizi. Uzirinde ukora ikosa ryo kuvuga Imana nabi, umerewe nabi. Reka nubona ufite umerewe nabi, jya uvuga Imana, uvuge neza Imana, uyihanga amaso. Bavuga Imana, bavuze Imana irabegera, igendana nabo, irababaza ati muravuga ibiki? Turi kwibaza iby'Imana yacu, byatuyobeye, twaye tuzi ko hari ukuntu yabigenza. Tumaze iminsi 3 ngo Yesu yarazutse, twamubuze, n'abatubwiye ngo bamubonye ntawe. Ngo Yesu arabegera, ngo atangira kubabwira uko byagomba kugenda. Noneho urugendo rwabo ruba rugufiye, bagira batabizi, ngo ariko bumva bakiye mu mitima. Yuvuze Imana uca mu mutima. Nuvuga abantu uzahumana, nuvuga abantu bazakwanduza, nuvuga abantu uzacumura. Umwanya wo kuvuga abantu ukuremo, ujye uvuga Imana, uyivuge mu gitondo, uyivuge ugenda, uyibwira n'abatabishaka kubyumva, uvuge Imana gusa. Ngo bageze mu rugo babwira umushyitsi bati bushyitsi twagendanye, reka dusangire ubugari. Turye ubugari, uwende tuzabutaha, twe tugeze iwacu, reka turye ubugari. Noneho rero abo bantu barabigishwa ba Yesu, baramwibagiwe, bari barasangiye nawe. Kandi abantu basangira bazi uko umuntu harya, burya mu musangira uzi ibyarya, uzi ibyamara n'ibyo akunda. Bari bazi ukuntu Yesu ajya amanyura ubugari. Ntabwo burya ubugari abantu burya kimwe. Hari abagira gutya, harimo abagira gutya, harimo abarya ubugari akajya batiza intoki akagira atya. Sinzi namwe mwababona. Hari abagira gutya akagira gutya, ntabwo murababona. Ntabwo abantu by'ubugari kimwe. Hari n'abagira gutya akagira atya, hari n'abarishe furusheti.
hari n'abanzi moga mu kanwa, hari n'abawubika hano gashyira inyama hano akajyamira. Mbese abantu barya ubugari budasa. Uyu mugabo witwa Yesu yari yarigeze abana nabo bazi uko ajya arya ubugari. Agize ati bati uyu mugabo ngamanye umutsima ngamaso arahumuka ati nuko yazaga bigenza atarapfa. Amaso yabo arahumuka baramumenya baravuga ati nuko yabigenzaga. Uwiteka wenda byerekime mwaje hano agira ikintu amanyura uyu mugoroba muri amateraniro. Amaso yabahumuki icyo nzi ndashidikanya abantu mwese muri aha hari ikintu muziranyeho na Yesu. Ntabwo uri hano gusa abantu mwahuriye, hari ibintu mwasangiye, hari neza y'Imana uzi. Uyu mugoroba Imana wongere guhumura amaso agira ikintu amanyura umurebe. Amena. Nuzuye agahinda n'ubwihebe mbuzi ibyo niringira, maze amaso yanjye arahumuka ndakure ba Yesu ndanyurwa. None ni Yesu mpaza wenyine, ntari ndizina nemera, kuko ubugingo n'umunezero biboneke. Kino giterane Imana yongere guhumura amaso, wongere ubone Yesu muziranye cyagiye. Abantu mwese muri aha hari ahantu muziranye, niyo warira niyo wakutubwira ngo birakomeye, hari n'ahandi wibagiwe mwahuriye. Tware duhari ariko wowe nawe hari banga mufitanye amanyu umutsima. Baravuga ati uyu niwe tu. Noneho ngo bakimumenya baramubura, ariko baravuga bati uzi ukuntu twari tumeze tukigendana nawe, imitima yacu yakeye. Imana ibahe kugira imitima ikeye. Dufite umwami, nta mpamvu y'ubwoba, nta mpamvu yo kwiba. Dufite umwami. Iyo ugendagenda Yesu ukamuvuga akugeza mu rugo utabizi, ufite ubwoba bw'ejo hazaza, mubwire mugendane. Bagezeyo batabizi, kubera ko yo mwagendanye urugendo rworoshye. Nukuri niba ushaka kugira ngo uzarangize urugendo rwawe neza, tukikureho Yesu. Uzi ko bavuze bati aya makuru nawe yicarana, ubu n'ubu byutse mubaye. Tugira abacu ko byagenze, rwa rugendo bari bagiye bibiryo ntibabaye bakibirya, basubirayo kubwira abandi. Imana ngere guha umunezero. Abarokore abapantekote bo muri toro rya Pantekote twaranezerwaga, ukumva Yesu araguhagije, ntacyo twagiraga, ariko umunezero Yesu atanga tugira akagiro nturundorika. Amen. Yobu akomeza gushima Imana nubwo bitameze neza. Niyo uyu mugoroba w'umunsi ngo mukomeze muyishime bitaremera, muyishime mutarasubizwa, muyishime mukirwaye. Igi nagukiza, nturindire kuzakira ngo ukorera Imana, nturindire kuzanakira ngo ubone kurekura. Wowe ube mu buzima bushima Imana. Reka nsoreze kuri Yobu dusenge, kuko hari abataha kure, kandi tuzakomeza ku munsi w'ejo kwa rugukingura kino giterane bagura ngo Imana niyo kwizerwa. Soza rero ndibuka ko Yobu yakomeje guhimbaza Imana, arangije Satani asubirayo. Waruzi ko ni Satani ari umurezi, n'uyuri yarababara, buga nubona ibyo kurya bikagira mu nda ukajya kwitwara twagaruka ugishima Imana. Ntabwo wabyumva, urya ari kubabara, byagera no mu nda akavuga ati ni gute byagumamo, ati ni gute byagumamo ntibinasohoke. Urya adashaka byanajya mu nda ati ni gute byamwica. Nubona uriye ukajya kwitwara tukavagaruka amahoro, utaguye muri toilette ugishima Imana. Nujya koga ukora ntuguye muri douche, hari abandi bagiye agwayo ntiyagaruka, kandi wagiye unyerera Imana iragufata. Haleluya. Hari abantu hano mwagiye munyerera, igira gute? Iragufata. Yesu aramfata, kuko ankunda bihebuje. Haleluya. Ujye ushima Imana mu bintu bitoya bijya wabigwamo.
ubu mwese izo modoka mwagiyemo yaguhina yabahirika, mwava hariya mukava hariya mu itorero ryanyu, mwagira hano haruguru hafi aho ikagwa ntimugeraho. Ntabwo mwamuri abambere baguye, kuko nikorera impuhwe yacu yaraguye, yarigiye iriya mu karere pfiyo mu majyepfo ntiyagerayo. Ngiye naranababonye korari impuhwe nababonye, ntabwo nari mbazi, nange nari ngiye mivuga butumwa, dusanga abantu amotwa zirahagaze, tubona abantu bari ku muhanda batwikira ibitenge, ntabwo nizi ko nzaza hano barame ngo nabarokore ngo bajyaga mivuga butumwa. Byabaye ari kibazo, mubona mwavuye iriya mukagera ha mushime, nimugera no mu rugo nabwo mugire bute mushime, ugifite amenyo yawe yose ushime, niba ari nayavuyemo asigaye nayo yashimira Imana kuki yafite. Iyi Mana niyo gushimwa. Satani ye kukubwira ngo ufite ibibazo gusa, dufite Imana iri kumwe natwe. Yobu niyo mpamvu yavuze ngo nzayishima ndidapfa. Mujya gushimira Imana, impamvu ze ngo alliance shima, mukwiye gushimira Imana. Yobu akomeza kuyishima, arayishima, yuzura Umwuka Wera, ari ntabana, yuzura Umwuka Wera, yarahombye, Umwuka Wera yarakennye, Umwuka Wera abantu abagaragu baramuniniye baragiye. Noneho rero maze Satani asubira yaravuga atuzi ko agishima, atuzi ko agishima kandi abana barapfuye, uzi ko agishima yarakennye, yaravuye mu isoko yarahombye, ko agishima arimo n'amadeni. Satani ati Imana yavuga ati sibyo nakubwiraga se, niko ateye niko ameze, ura ntabwo bashimira mu iriro, ntagashima kuko yariye, iyo barankunda arankunda ndamwirata. Satani avuga ati hakantu nibagiye kugusaba, hatara akantu nibagiye ubushize bwo mirutse hano, ntagaki nta hantu hamurya, nta hantu hamurya, ni muzima. Uzi ko burya niyo uri muzima ababara, abantu dufite ahantu habarya mujye mushima Imana nabyo. Satani buriya aba yagutanze ati nta hamurya, umutwe ni muzima, amaso arareba, harineti yambaye, amanu yose ni mazima, ati yabyamye arabyuka, ati sa harakari karushaka gusaba, ati nagake, ati umubiri we nkwereke, muteze uburwayi yiganyira gutuki. Aravuga ngo nubwo yabarwaye yashima, abarwayi mujye mushima Imana. Mwe muzi ko Satani atangazwa n'ukuntu urwaye ugashima Imana, ngo yamuteje Satani ibishuti uhereye mu maguru ageza mu gitwariro. Ibishuti ntago mubizi, mwarabyumvise, ntago muzi ibishuti bifatana n'umusatsi, nibishyira nibisebe bizamuka mu musatsi bigafatana. Yabirwaye, yari umwami arwara ibisebe, ahera mu mano ageza ku mutwe, ageza hanuka. Umugore avuga ati icyo twapfanaga yari umubiri. Burya abantu bashakanye nta sano ibindi bagirana, ni umubiri. Ko bajya bavuga ngo tuzatandukana n'urupfu, umwe apfuye se undi ntababohotse. Umugore yavuze ati rero, ati uyu muntu rero ndabona ikintu cyakiduhuje cyarwaye. Mva mugabo rero uranukira, mvira mu rugo, mvira mu nzu, uranuka we, yaranukaga we, inzu iranukaga, ajya hanze, inzara ziracika ko nazo za gushima byaranze. None haragije akajya yishimira iki urujyo, abagaragu ngo baramuninira. Madamu yaramubwiye ati rero yabonaga wenda atazanagaruka, avuga ati iki cyapfuye vuba. Hari n'abantu bafite abantu bifuza ko bapfa barashakanye, turugabo rwangeze. Ikintu cyababaje umugore wa Yobu ni indirimbo yaririmbaga kandi arwaye, yarashimaga asa nk'uri gucuranga, yagendaga yikwata kwata avuga ko Imana ni nziza, akeshimagura atari kuri mwiza Mana, turogushimwa, siniyuzuye n'ibyawe, ibiba mu mazi ni ibyawe, ibigendera hejuru mu majuru ni ibyawe, inyenyeri ni izawe, izuba ni ibyawe, feza n'izahabu ni ibyawe. Akabivuga ari kubabara ariko arayishima. Umugore aramubwira ati nicyo gituma udapfa, ati ayo mashimwe yenda atuma utapfa, warapfuye kera, none ayo mashimwe atuma ukiriho. Amugira inama ati ngiye kugira inama nk'umuntu mwashakanye, ati n'ubundi urabona ntuzabaho, shaka igitutsi urututsi uyituke, irakare noneho ikwice. Hari abantu bitwa imandwa, imandwa ntimuzizi. Imandwa ni abantu bo mu mico ya kera, bashaka kuba imandwa bagomba gutukanya gusenya ugatukanyoko, igitutsi abantu bose bagita baguhunga bakiruka. Yamuga ati shaka urututsi tukimana irakare ikwice. Uzi ko yavuze naho napfa ngiyiringiye sinzikuraho ubunyangamugayo. Ati se kuboze aravuga ngo uru rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri, umutima wanyu marwa n'urukumuzi okora Imana yanjye,
kamabwire muri gitanira cy'uwo munsi mwijya gushima Imana no mu tuntu dutoya nushima Imana uretse tubona Imana ikinguye umuryango w'ibindi utaruzi. Haleluya. Kadusoreze hano ni alliance shima Imana. Dufite impamvu zo gushima, dushima bitaremera mu by'ibuke, turimo mwenda wo gushima Imana. Hari umuririmbyi yavuze ngo ndino mwisi birana duhagurutse kugushi muko bikwiriye nyuma nyumuzampuru ndirurimi ngengusi ngizi ndaguhimbaza ndaguhimbari za mucunguzi imbabazi wangiri ukanyoza ibya hanakoze. Mujye kwiga gushima Imana, mushime mugenda akantu kose ugashime ushime. Muri byavuze ngo biranesheka utaretse gushima. Iyo rero udashimye tubona Imana kandi ukora n'ibyaha byo kwituka no kuyigaya ukajya uhora ugenda wiganyira. Sinzi muri amatara rero umuntu twasengera wumva warumaze iminsi afite ikibazo n'Imana kwati Imana numva rwose yarampemukiye ukumva mbese ugiye kuguhabura gato kuva warutembagaye wasanga Imana yakuzanye mu kintu giterane kugira ngo usubire mu nzira. Nazamura ukuboko mushaka ko tumusengera avuga ati rwose nibazaga iby'Imana byaranyobeye icyo mfa nayo ariko muri iri teraniro numva nongeye ukunda Imana. Ninde ushaka ko tumusengera uzi ko muhari yo Imana ibahe umugisha rwose muzamurire ukuri. Urumva byongeye ugaruka Imana ugira icyizere ngura tugusengera ufukame igenda imbere ntacyo bitwaye tujye gusengera aba bantu bongeye ukunda Imana. Imana niyo gukundwa, urukundo ruragarutse. Bumvaga barayivuyeho, bumvaga nta cyizere, bumvaga bibaza icyo Imana yabajijije, bibaza icyatumye babyarwa n'uriya mubyeyi, impamvu byanga. Ariko biranesheka utaretse gushima. Ngura tugusengera Imana. Ibi ngibi byakugusha wagwa neza warubuze gato gutembagare. Ariko Imana kuko ari umubyeyi imbabazi. Haleluya. Umva wibazaga impamvu yabyo ariko kuko Imana igukunda abana bagarukiye Imana. Bumva gafitanye amakimerane n'Imana bibaza ikibazo cyabaye. Niba nawe uhari wo kwihagararaho urabizi nawe ko uhari wumvaga rwose ubiyoza ibyanjye byaranyobeye nugombana n'Imana yarampemukiye mwari mukimbiranye n'Imana ariko kino giterane. Haleluya. Imana yakugarutseho ifite impamvu yakuzanye muri kino giterane. Hari ibanga rikomeye ry'Imana riri muri uyu mugoroba. Warugiye habura gato ngugwe ariko Imana kugikunda yakubwiye ati garukira aho ugeze. Imana igufiteho umugambi mwiza. Zibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo mbare mu mutima wibizaza ndabako ngaho mugende mubwira bababaye muhumurize abako mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka yadusanze twigaragura mwifata idukuramo iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Amen. Kasabe pastor egere hino asengera aba bantu Imana ituzaniye. Imana babarira ibyaha mwakoze kura gushidikanya Imana. Mana iri mu ijuru turagushimye kubw'uyu mugoroba mwiza waduteguriye. Turagushimye kubw'izi nyigisho twumvise. Turagushimye kongeye gusura imitima yacu. Turagushimye kubw'aba batsinzwe n'ijambo ryawe.
bari baramaze kujya kure yawe, bari baramaze kwibaza impamvu utari kubagirira neza, bari basigaye batungana nawe bakumva ntacyo bamariye. Ariko uyu mugoroba ijambo ryawe ribagezeho, baratsinzwe, baje imbere yawe kugusaba imbabazi. Mana, turabasengeye kugira ngo ubagirire imbabazi, turabasengeye kugira ngo ubeze, turabasengeye kugira ngo ubuhagire, turabasengeye kugira ngo bafate ukuboko, turabasengeye kugira ngo uhereye umunsi wa none wongere ugendane nabo, wongere uruvura amasezerano yawe nabo, ubakorere ibi bikwiriye, ubanezeze mu mitima yabo. Turabasengeye ngo ubahe amahoro yo mu mutima, turabasengeye Data Wera ngo bongere bagire kwizera, bumve kuri uwo kwizerwa, bumve yuko uri kumwe nawe witeguye kubagirira neza. Nk'uko Yobu yavugaga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, kwizera kwanjye ndagukomeje, nabo niko tubasengeye kugira ngo Mwami wacu Yesu Kristo babe inyangamugayo muri uru rugendo, kandi bakwambaze bagusenge umunsi ku wundi, bizeye neza kubumva kandi ibyifuzo bagufiteho. Turabasengeye kugira ngo bisubize, ubahereze umugisha uguturutseho. Urakoze, turagushimye muri byose mu izina rya Yesu, amen. Komera ijambo ry'Imana amashi. Amen. Tutarakomeza mwicare, ihangane gatoya, ndashaka gusegerana bafite ibyifuzo. Ndashaka kubabwira ko uyu munsi Imana yakoze. Uyu munsi Imana ntabwo yagiye muri konje, ntagiye muri siporo, ntagiye kwa muganga, iri mu kazi. Hari Imana iri bukore uyu munsi, kubera ko uyu munsi wacu urarangira saa 6 z'ijoro. Hari Imana iri bukore kugeza saa 6, kuko uyu munsi ntabwo uzagaruka. Ntabwo uyu munsi uzagaruka. Akazi kose Imana yapanze kuri gahunda y'Imana karahari. Muri bimwe Imana yateguye gukora harimo n'ibyawe, kandi Imana iri kumwe natwe. Hari umuntu ufite icyifuzo, akumva afite icyifuzo, uzi ko Imana iri hano. Hano ntabwo hari abantu gusa, hari amasaha kugeza saa 6 z'ijoro. Hari Imana igomba gukora none, itazakora ejo, koza ejo n'ejo hashize harashize. Hari amasaha asigaye, Imana iri mu kazi. Ndumva ashaka kudusengana nawe, ariko numara gusenga ubwire Satani uti ibyanjye mbihaye Yesu, kandi utuze wizere. Uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, buri munsi buri saha, uruwo twese hamwe, uruwo Imana no kwizerwa. Nimuyizere, nimuyizere. Uruwo kwizerwa, buri munsi buri saha, uruwo kwizerwa. Tuza akanya gatoya, tekereza rimwe ikibazo wagize utazi inzira kiza kunyuramo. Nubwo ufite ikibazo, ntabwo ari ubwa mbere Imana igiye kukugirira neza, kuko hari n'ibindi yakoze nuko wabyibagiwe, kandi kuko yabikoze ugira ngo ntabwo byari bikomeye. Ni ukuri byari bigukomereye. Uwiteka aragutabara kurinda guseba no kwandagara. Nta gahunda afite rero, yashaka gukoza isoni, yari afite uburyo. Niyo mpamvu tugiye kumubwira ngo Mana, wowe wandokoye mu menyo y'intare n'idubu, urandokora mu Filisitiyano utarakebwe. Hagarara ku by'Imana yakoze, ubishingireho, ushingire ku byuziranyeho n'Imana yawe, ushingire kuri ya majoro, ushingire kuri bwa bugambanyi bwarabuguhitane. Nurangiza uvuge ngo wowe wandokoye, urupfu rumeze gutyo uzandokora n'igihe kibi nanyuramo. Mana yo mu ijuru igira neza. Aya materaniro uyarimo, ntabwo harimo abantu gusa. Ikimenyetso yuko uyarimo nuko uri kuvugana natwe. Hari ibintu twibutse, yushaka kudukoza isoni, uba waraturetse cyagiye. Twarabaye umuhigo w'abanzi, twarabaye uko umwanzi ashaka. Urangije uratwimana, turiho kuba tukigenda, turishimye ryawe. Niyo mpamvu dushingiye ku byo wakoze,
ibi byifuzo dufite ni bitoya ugereranyije n'imbaraga zawe. Muri aya materaniro hano Igisenyi turasengera uyu mubyeyi, nubwo yaje gusenga bisanzwe, ariko Imana ifite gahunda kuri we kandi ikomeye y'uyu mugoroba. Dusengeye uyu mugabo uri muri aya materaniro kubera ko hari aho muziranye, hari ahantu mwigeze guhurira, ntabwo yabyibagirwa, umutima uracyabyibuka. Sengeye uyu mukobwa arabaye urw'amenyo, abantu bamuseka, ariko waramuhishe, uhishiye umusore. Uko turi imbere yawe rero, turi ishimwe ry'imirimo y'amaboko yawe, dushingiye ku byo wadukoreye, tugufitiye icyizere kutazadutanga amaboko y'abadayimoni. Tusuguye imbaraga z'uburibwe mu izina rya Yesu. Abaje barwaye turabasengeye, imbaraga z'abadayimoni turazikandagiye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'ibyiyoberanya, imbaraga z'ikuzimu, imbaraga z'umwijima, imbaraga za Kristo, tunanije amarembo y'ikuzimu uyu mugoroba. Dusuzuguye Satani, dushenye iminara akoreraho, ducagaguye imbaraga za sekibi, duhumanuye imibiri yacu. Uwaje arwaye nakire, tukiri hano, tukiri aha, niyakire gukira, niyakire ubuzima. Indwara zose ziyoberanya, zaba iza karande, zaba izo mu miryango, zaba ibyo muri karitsiye, Zaburi ya mbere.